mwumva ijambo ry'Uhoraho. Uwiteka waturemye. Umwuka w'Imana ufite aho ugarukira uruhanya n'abantu. Uwiteka ngo yicuza icyatumye arema abantu, bimutera agahinda mu mutima. Ati igihe dusoma Bibiliya mujye muyitega amatwi cyane. Umva uyu murongo. Uwiteka bimutera agahinda mu mutima. Kurura ishusho y'Imana, Imana yishwe n'agahinda. Ariko Imana agahinda yari ifite, yari iri kwicuza icyatumye irema umuntu. Biratangaje kumva ukundi Imana igera ubwo nayo yicuza. Kubera njyewe, kubera wowe. Hatari kubu ngubu ni igiki cyatumye ndema umuntu? Nabikoreye iki? Iyo mbyihorera, Imana ifite agahinda reba ukwisa. Atari agahinda k'ibiryo, atari agahinda k'amafaranga, ari agahinda k'umuntu yaremye kubera gukora ibibi byinshi. Bavandimwe, Imana tumaze kuyicisha agahinda kamaze kuyirenga. Tekereza uburyo ufite uruhare mu kwicisha Imana agahinda, kugeza ubwo iri kwicuza icyatumye irema umuntu. Agahinda mu mutima. Nyamara Imana ni Imana y'urukundo. Imana ikunda umuntu cyane. Nubwo umuntu yayiteje agahinda kenshi, Imana mu gihe cyo kwa Nowa ntabwo Imana yahise irimbura umuntu. Oya, ntabwo yabikora. Ni umubyeyi, isumba n'ababyeyi kugira urukundo. Ihagurutsa Nowa imutegeka kuburira abantu bose ngo baze binjire mu nguge, kuko Imana yari igiye kurimbura isi y'icyo gihe. Nyamara icyambabaje musoma namwe hariya muri Bibiliya mu gice cya 7 cy'Itangiriro, Nowa yari afite abahungu 3 akagira n'abakazana 3. Atangira kubwiriza, abwiriza abantu bose. Uko ari kubwiriza niko ari kubaka inguge. Hati nyabuna nimuze mureke ibyaha byanyu, isi igiye kurimbuka. Bibiliya iranditswe ngo ibyo Nowa yavugaga byose abantu babihindura urwamenyo. Nowa bamuhindura urwamenyo. Muri Bibiliya yaranditswe ngo Nowa abwiriza imyaka 120 yose. Tekereza uwo mubwiriza, ubwiriza imyaka 120 ari guhendahenda abantu ngo bareke ibyaha baranga. Kubera ko iyo myaka yose Nowa yabwirije uko ari 120, nk'uko byanditswe hano mu gitabo cy'Itangiriro, nta muntu n'umwe yashoboye kwihanisha. Aba bantu koko bari barakabije gukora ibyaha, kuko Imana yari yishwe n'agahinda. Reba nawe umubwiriza
wazanywe n'Imana. Imana yamutoranije ko ashoboye kubwiriza, akabwiriza imyaka 10, akabwiriza 20, imyaka 40, 60, imyaka 80, 90, 100, 110, 120, akabura umuntu n'umwe wihana. Uretse n'Imana, na Nowa nawe yishwe n'agahinda gateye ubwoba. Reba kwabira imyaka yose 120, kandi uko ari kuvuga ni kwari kubaka inguge. Tinyabuna isigiye kurimbuka, nimuze mwese, nimuze muri iyi nguge. Abantu bose baranga, abura umuntu n'umwe wo kumukura mu isoni. Abantu bamaze kwanga kumva, imyaka 120 ishize yose, Imana yihamagarira inyamaswa zose, inyamaswa zo mu ishamba, ihamagara intama, ihene, inzovu, intare, irabibwira itumva rero nimwiyizire mu nguge. Abantu bagiye kubona, babona inyamaswa zose hariya mwitangira igice cya 7 zitonze umurongo, ikigabo n'ikigore. Bakabona imbogo iri kwinjira iri kumwe n'iyayo, bakabona inzovu, bakabona intare, imbwa igakurikirana n'ihene ntiyirye. Babona biri kwinjira byigira mu nguge, ariko abantu bo bakomeza kwanga kumva. Igitangaza, kugeza ubwo inyamaswa zumva ijwi ry'Imana, abantu batakicyumva Imana. Ahubwo abantu batangira kwishima cyane ngo Nowa inyamaswa zigiye kumurya we n'umugore we n'abahungu be. Nowa yari yamaze kwinjira mu nguge kera. Inyamaswa zari zimaze kwinjira, zimaze kugera mu nguge. Imana ikomeza guhendahenda abo bantu. Bagiye kubona, babona urugi rw'inguge rwasunikwaga n'abagabo 20. Nowa ngo kurusunika byamusabaga imbaraga ndenga kamere. Babona ruri kwikinga, rukongera rukikingura. Bakabona rurikinze, rurikinguye. Urugi narwo rurabahamagara ngo baze, abantu baranga. Urugi mwitangiriro barandika ngo urugi rumara iminsi 7 yose rwikinga, rwikingura, rwikinga, rwikingura, abantu banga kwinjira. Ku munsi wa 7 bagiye kubona, babona urugi rurikinze burundu. Urugi rumaze kwikinga burundu, babona ibihu bitangiye kubunga birimo imvura. Bumva inkuba zitangiye gukubita, babona imirabyo itangiye kurabya. Ubwo babonaga ibyo Nowa yababwiye byose bitangiye gusohora, kwimvura igiye kugwa, bose bahagarika gucuruza, abandi bahagarika kwiga, abandi bahagarika korora, abandi bahagarika guhinga. Bose noneho barirukanka baja mu nguge. Bahageze basanga inguge yikinze. Barakomanga, Nowa kingura, turemeye, kingura twinjire, kandi dore twese twaje. Nowa arababwira, tumva rero sinjye wakinze, ni marayika w'Imana. Byarangiye. Imvura itangira kugwa. Ubwo imvura itangira kugwa nyinshi, abantu ibyo bibwiraga biba bihindutse umuyonga, ibyabashukaga byose bibava mu mutwe. Batangira kubura ubuhungiro. Mu gitabo abakurambere n'abahanuzi, abasore ngo bimbaraga bakagenda bakurira inguge, bakicara hejuru y'inguge. Imana igafata inguge ikayizunguza, bose ikabakubita mu mazi.
abagabo bafite imbaraga bazi kurira ibiti, bakurira bakaja mu biti hejuru, ngo Imana ikarandura cya giti, ngo amazi yavaga mu butaka andandi kava mu kirere, amazi ava mu butaka agashigura cya giti akakirandura, bose ikabajugunya mu mazi. Abantu bibuka kwihana byarangiye. Nitwe dutahiwe, nitwe tugezweho. Niyo mpamvu dukwiye kwita ku gusanga Imana byihutirwa. Niba hari ikintu cyihutirwa ku muntu wese ni ugusanga Imana. Ubu nitwe dutahiwe. Abo kwa Nowa bararimbuka barashira. Jya mu Itangiriro igice cya 18. Bavandimwe, nguko guhendahenda kw'ababwiriza guhamagarira abantu kwinjira mu nguge Yesu Kristo igihe cy'igihari. Itangiriro igice cya 18. Umurongo ni wa 16. Haranditswe ngo Imana ibwira Aburahamu kwigiye kurimbura isodomo. Tangiriro igice cya 18. Nyuma yaba mu gihe cyo kwa Nowa hakurikiyeho ab'isodomo n'i Gomora. Hanyuma ab'isodomo n'i Gomora nabo bakabya gukora ibyaha, kugeza ubwo nusoma hariya mu gice cya 18 Imana yohereza abamarayika 2 ngo bagere i Sodomo baje kureba neza kw'ibyo Sodomo bayirega ari iby'ukuri. Abamarayika baramanuka 2 bavuye mu ijuru. Ndashaka kubanza, nubwo Imana irimbura umunyabyaha ariko iba yabanje kumuhendahenda, kuko Imana idukunda. Ntabwo Imana yarimbura umuntu itamuhendahenze, ntibibaho. Itangira guhendahenda ab'isodomo n'i Gomora, yohereza abamarayika 2. Hatumva yemwe mwe abamarayika mwe, nimugende mugere i Sodomo murebe yuko ibyaha bavuga bakora ko ari iby'ukuri. Abamarayika bamanutse banyura kwa Aburahamu, babwira Aburahamu batumva rero Aburahamu, tuvuye mu ijuru none tugiye i Sodomo, tugiye kureba yuko ibyaha ab'isodomo n'i Gomora bakora ko ari iby'ukuri. Aburahamu urabisoma ku murongo wa 23. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Aburahamu asabira Sodomo. Aburahamu yumvishe ko Sodomo na Gomora bigiye kurimbuka. Aburahamu abaza Imana ati, kuko Aburahamu yavuganaga n'Imana, abaza Imana ati, none Mana kugiye kurimbura Sodomo n'i Gomora, nihaboneka y'abakiranutsi 50 uzaharimbura? Imana Bibiliya iravuga ngo isubiza Aburahamu iti, umva Aburahamu wo kabyarawe, i Sodomo n'i Gomora nihaboneka y'abakiranutsi 50 sinzaharimbura, ndetse n'abanyabyaha nzabihorera nimbona yo 50 buzuye. Aburahamu yibuka ko i Sodomo n'i Gomora abakiranutsi 50 batabonekayo kubera ibyaha byabo byari byararenze urugero. Maze Aburahamu arongera abaza Imana ati, iyo mirongo niyo ndi kukubwira mu mutwe. Abaza Imana ati, Mana yo mu ijuru, i Sodomo n'i Gomora nihaboneka y'abakiranutsi 40 uzaharimbura? Uwiteka abwira Aburahamu ati, umva Aburahamu mwana wanje, i Sodomo n'i Gomora nihaboneka y'abakiranutsi 40 bose, abakiranutsi n'abanyabyaha bose nzabihorera. Nimuri kumva ukuntu Imana ari urukundo? Gahunda yayo yashakaga kuyihindura kubera urukundo rw'Imana.
Aburahamu yibuka ko nta bakiranutsi 40 babonekayo, nawe bimutera ubwoba. Hata abanyasodomo barakabishe, bari abasambanyi ndengakamere, bari bamaze kumera nk'abo muri iki gihe. Abagabo basambanaga n'abandi bagabo, ngo hariho ikibazo cy'ubutinganyi, kandi icyo kibazo nicyo kimaze kuzura muri iyi si. Ariyo mpamvu cyahubwira ngo uyu munsi wa none nitwe dutahiwe. Abisodomo ni Gomora ngo bari abatinganyi. Hariyo mpamvu Yesu yavuze ngo uko byari bimeze mu gihe cyo kwa Nowa, n'ibyo Sodomo ni Gomora niko bizongera kuba ubwo umwana w'umuntu azaba agiye kugaruka. Ibyo byaha byari wi Sodomo ni Gomora by'ubutinganyi ku ruhembe rw'imbere, nibyo byaha ubu biri gutezwa imbere hose. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none utahe usobanukiwe ko ari twe tugiye kurimburwa. Aburahamu yibuka ko nta bakiranutsi 40 bariyo. Arongera abasimana ati, Mana yo mwijuru we, iSodoma ni Gomora ntihaboneka y'abakiranutsi 30 uzaharimbura. Imana ibwira Aburahamu atumva rero, Aburahamu, iSodoma ni Gomora hombi ntihaboneka y'abakiranutsi 30, sinzaharimbura, bose nzabihorera. Ntabwo muri kumva urukundo rw'Imana? Aburahamu yongera kwibuka ko 30 batabonekayo. Bizera namwe bashitsi, aba baturage b'Isodomo ngo bari babi birenze urugero. Reba nawe imigi 2 minini ibura abantu 30 bakunda Imana. Imana ifite 0 nya0. Ntona nizi ko Imana igiraga 0. Aburahamu amaze kwibuka ko 30 batariyo, arongera abasimana ati, Mana yo mwijuru, iSodoma ni Gomora ntihaboneka y'abakiranutsi 20 uzaharimbura. Imana ibwira Aburahamu ati, ariko Aburahamu ufite ikibazo ki? Njewe kubera ko nkunda abantu, iSodoma hombi ni Gomora ntihaboneka y'abantu 20, bose nzabareka bakomeze bibereho. Aburahamu yibuka ko 20 batabayo, araheba, nawe yarabazi kuko bari baturanye. Arongera abazimana ati, Mana, iSodoma ni Gomora mu by'ukuri kuri Imana ikunda abantu ntihaboneka abakiranutsi 10 uzaharimbura. Ariko Imana ibwira Aburahamu ati, ariko Aburahamu umuntu ndamukunda, njewe iSodoma ni Gomora abamarayika banje bagiyeyo ntihaboneka y'abandi 10. Ab'iSodoma bose ari abanyabyaha, ari nabo bakiranutsi, bose nzabihorera. Ariko muri kumva Imana yarigambiriye kubarimbura? Nta mugambi yari ifite. Nukuburi kwigira yari yishwe n'agahinda koko. Agahinda kari kamaze kuyicabuza ukigira. Aburahamu amaze gutesha Imana umutwe. Imana tuyiteshaga umutwe ikemera. Amaze gutesha Imana umutwe. Muri Bibiliya haranditse ati, Mana mbabarira mvuge rimwe gusa. Niko handitse. Mbabarira mvuge rimwe. Mana, iSodoma ni Gomora ntihaboneka abakiranutsi 5 uzaharimbura. Imana itarika Aburahamu 5 bose, 5 nibaboneka, Sodomo na Gomora bose nzabareka bakomeze babe. Busugo hari asigaye iki ni 0, kandi koko ni 0. Abamarayika barazamuka bagera iSodoma ni Gomora, batangira gutambagira iyo migi yombi, bari kureba ibyaha abantu bakora kugira ngo baje gutanga raporo yuzuye. Bagezemo babagabo b'Isodomo kubera kuba babi cyane, baba babonye abamarayika barinjiye, abamarayika basa neza, ari udusore tunyoroye neza. Abamarayika abaturage b'Isodomo ni Gomora batangira kwirukanka ku bamarayika ngo babafate basambane nabo. Reba nawe umuntu wari ugeze igihe cyo gusambana na marayika w'Imana, kubera gusambana cyane aturashaka gusambanya na marayika. Abamarayika kubera gushaka gutwara amashira kinyoma barirukanga n'amaguru, banga kuguruka, barabihorera, banga kuguruka, abantu babirukangaho. Abamarayika abantu bagiye kubafata, abamarayika baba binjiye mu nzu yo kwa Loti. Mu nzu
y'umugabo witwaga Loti. Bagezemo bati tabandi koko ni babi. Abagabo babageze kwa Loti, babwira Loti bati, Loti, sohora abo bagabo bari wawe, turashaka kuryamana nabo. Loti arabasubiza ngo, bantu b'Imana, aba bantu mubihorere, njyewe hani wanje mfite abakobwa babiri b'amasugi, niko muri Bibiliya handitse, mfite abakobwa babiri b'amasugi batari baryamana n'umugabo na rimwe, reka bari bo mbaha abari bo muryamana nabo, ariko aba bagabo mubihorere. Bibiliya iranditswe ngo bose bamusubiriza icyarimwe bati, wa kigabo we. Niko Bibiliya yanditse ngo wa kigabo we, ninde wakugize umucamanza wacu? Sohora abo bagabo, abo bakobwa bawe babane, turashaka kuryamana nabo bagabo. Reba umuntu ataragishaka kuryamana n'undi n'umukobwa, yemwe n'umukobwa w'isugi, bari barakabije birenze urugero. Abamarayika bamaze kumva ayo magambo babwira Loti bati, umva Loti we, va mu muryango tukwereke, twakomeje kubagirira impuhwe kuva kare, va mu muryango. Loti bavuye mu muryango koko, akiva mu muryango abamarayika batera ibyuka mu maso y'abagabo bose barahuma, bayoberwa umuryango ahuri, batangira gushakisha umuryango uri hewe, umuryango uri hewe. Abamarayika baraguruka basubira ku Mana, babonye uburyo abaturage b'i Sodomo barengeje urugero. Bavandimwe, isi ya none tugiye gukurikiraho, ntagisigaye, nitwe dutahiwe. Niyo mpamvu umuntu uri muri aya materaniro, ikigukwiriye ni ukuba umuntu w'Imana uyu munsi. Isi igiye kurimbuka bidatinze. Petero yaranditse ngo uko Imana itagiriye impuhwe ab'i Sodomo n'i Gomora, ntigirira impuhwe abo ku bwa Nowa, ntabwo natwe izatugirira impuhwe nidukomeza kwanga. Niyo mpamvu twasomye Bibiliya ngo umwuka wanje ntazahora ruhanya n'abantu iteka ryose. Natwe Imana igiye gushiraho umupaka, ahasigaye iturimbure. Musome muri Matayo. Matayo, babwira abandi bantu b'intumva. Matayo igice cya 24. Mwumva uko handitswe. Matayo igice cya 24. Aravuga ngo, nuguhera ku murongo wa mbere, umutwe w'amagambo uravuga ngo, ibimenyetso byerekana kurimbuka ku Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Ibimenyetso biri hano muri Matayo ukwiye kubyitaho. Nibyo bimenyetso byerekanaga kurimbuka ku Yerusalemu, kandi ibi bimenyetso byo muri Matayo 24 nibyo bimenyetso bizongera kubaho ubwo isi yacu izaba igiye kurimbuka, Yesu agiye kugaruka. Soma ku murongo wa 15. Haranditswe ngo, ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishano 20. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato. 21. Kuko muri iyo minsi hazaba umubabaro mwinshi utigeze kubaho,
uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Izina ry'Imana rihimbazwe. Bavandimwe, Yesu yari yarahanuye abaturage b'i Yerusalemu, arababwira tumva rero mwa baturage mwe, yemwe bavandimwe banje, ubwo muzabona ikizira cy'umurimbura cyahanuwe na Daniyeli, ubisoma byitondere. Uzaba ari Yudaya azahita ahungira ku misozi, uzaba ari mu murima ye kuzasubira mu rugo, bose bazahite bahunga, kuko Yerusalemu izaba igiye kurimbuka. Abaturage b'i Yerusalemu mu mwaka wa 70 banga kumvira imiburo ya Yesu, bahinyura amagambo yababwiye, barayasuzugura rwose. Bagiye kubona koko muri uwo mwaka wa 70 babona ikizira cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli. Ikizira nta kindi ni Abaromani. Bagiye kubona babona ingabo z'Abaroma ziraje zije Yerusalemu, Yerusalemu zirayigota. Ubuhanuzi Yesu yababwiye bw'ikizira gihagaze ahera buba burasohoye. Ubwo icyabi Yerusalemu bagombaga gukora bose ni uguhita bahunga bakava muri Yerusalemu, ariko abaturage babihindura urwamenyo. Imana kuko ikunda umuntu cyane, izo ngabo zari ziyobowe n'umujenerali witwa Titusi, agota Yerusalemu. Amaze kugota Yerusalemu muri 70, ikizira kiba gihagaze ahera. Maze Imana kubera gukunda umuntu cyane, iwabo Roma, kuko byanditswe mu gitabo cy'intambara ikomeye, havuka ikibazo cy'intambara. Batuma kuri Titusi bati, umva Titusi we, garura izo ngabo zose uzizane, tubanze twirwaneho, uzasubirayo. Titusi wari wagose Yerusalemu, afata za ngabo ze zose azisubiza i Roma. Agezeyo koko arwana intambara ikomeye, arayitsinda. Amaze kuyitsinda arongera agarukana umujinya. Umujinya yagarukanye yawutewe n'iki? Igihe yasubiraga i Roma, Abisirayeli bakurikiye ingabo z'Abaroma, bakagenda bica umugenda, babica uw'inyuma bamwica. Bagaruka bari kwishima cyane, batumva ye ingabo z'Abaroma zigize ubwoba, none zisubiyeyo bakabica. Maze agiye kugaruka, agarukana umujinya w'abasirikari be bishwe bose. Ingabo zigarukana undi mujenerali witwaga Sesitiyusi, abari uzigarura neza. Araza agota Yerusalemu n'umujinya mwinshi, hafite agahinda k'abasirikari be bishwe, kubera ko Abisirayeli ntabwo bitaye ku miburo ya Yesu ngo bahite bahunga. Bagombaga kubona ingabo z'Abaroma zisubiyeyo. Yesu yarabahaye umwanya wo guhunga, bose bagombaga guhita bahunga, ariko bo babyina intsinzi. Ariko bari bagiye gupfa urupfu n'agashinyaguro. Soma wumva urupfu bapfuye mu gitabo cyitwa Amaganya ya Yeremiya. Amaganya ya Yeremiya. Yeremiya, Amaganya ya Yeremiya birakurikirana. Umva uko havuga. Turasoma mu gice cya 4. Haranditswe ngo umurongo n'uwa 9 n'uwa 10. Haravuga ngo Amaganya ya Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 9 n'uwa 10. Abicwa n'inkota bapfa neza kuruta abicwa n'inzara, kuko bapfa urupfu n'agashinyaguro, babitewe no kubura umwero w'imirima. Abagore b'imbabazi bafashe abana bibyariye, barabateka, baba ibyo kurya byabo, igihe umukobwa w'ubwoko bwanjye arimbutse. Uyu Sesitiyusi
yagose Yerusalemu arayigota cyane, ntibasohoka ntihagira ikinjira. Barya umuceri urashira, barya ibigori birashira, barya amakaroni zirashira, barya ihene zirashira, barya inka zirashira. Muri Bibiliya barandika ngo bigeze igihe batangira gufata inkweto baraziteka kuko zikozwe mu ruhu, barazirya zirashira. Bibiliya irandika muri Ezekeri ngo bagura n'amahurunguru y'ihene barayateka arashira, maze inzara irabica. Bigeze igihe umugore nguko tubisomye, umugore w'imbabazi agafata umwana yabyaye akamuteka akamurya. Ntushobora kumva uguhana kw'Imana. Niyo mpamvu umwuka w'Imana ntazahora ruhanya natwe. Isi igiye kurimbuka natwe bidatinze. Natwe tudahanwe aba barega Imana ko ari Imana ibera. Yesu yaravuga ngo abazaba batwite n'abonsa bazabona ishano. Niryo shano yababwiraga ryuko bizageza igihe umugore agafata umwana yibyariye wubwe akamuteka akamurya akamurangiza. Tekereza nawe, reba umugore ari kubaga umwana we, ari gukata igihanga, ari gukata amaboko, ari gukata amaguru, ari koza ibyo mu nda, ari gutunganya amara, agashyira mu safuriya. Mumwitegereze yicaye acaniye inyama z'umwana yibyariye. Murebe izo nyama ziri kubira, murebe izo nyama zihiye. Yarangiza inyama zasha akayifata. Reba uyu mubyeyi ari kurya agahanga k'umwana we. Mushake mwihane vuba. Imana uko ihendahenda niko n'umujinya wayo ungana, ariko Imana ibanza guhendahenda. Ngwino yizire. Wakwanga kumva ikakuboha. Kishova ngo nitwe dutahiwe. Tekereza neza muvandimwe wanjye, bashitsi batugendereye, kuki mutiyemeza gusanga Yesu? Niwe buhungiro bwacu, nta bundi buhungiro dufite. Isi igiye kurimbuka natwe. Musome mu Gutegeka kwa kabiri. Gutegeka kwa kabiri Mose yari yarabihanuye. Kumva umuntu ahaza umuceri ngo rwose ngo nzarimbuka muri benshi, ntabwo uzi ibyo uri guhamagara, ntabwo ubizi. Ngo Imana ngo mbese abantu bose izabarimbura. Kwa Nowa harokotse Nowa n'umugore we n'abahungu be 3 gusa n'abakazana babo abantu 8, abandi bose Imana iratsinsura kuko yari yabinginze bayinaniye. Kwa Loti Imana yarokoye Loti wenyine. Umugore we yaguye mu nzira, akorwa be bishwe n'ubusambanyi. Loti niwe warokotse Sodomo na Gomora. Urugukina n'Imana uri kukwinginga. Twese tutumvise yadutsinsura. Hamvu irabanza kuguhendahenda rero. Ngwino. Ibyo guteta ngo twese izaturimbura nitutumva. Gutegeka kwa kabiri igice cya 28. Umva uko handitswe. Haranditswe ngo ku murongo wa 33. Umva uko havuga. Murongo wa 53 igice cya 28. Uzarya imbuto zo mu nda yawe, inyama z'abahungu bawe n'abakobwa bawe Uwiteka Imana yawe izaba yaraguhaye kubwo kugotwa no gusakizwa. Ababisha bawe bazagusakiza. 54. Umugabo wo muri mwe wadamaraye akarushaho kumenyera kugubwa neza gusa azarebana imbabazi nke mwene se n'umugore waseguye n'abana basigaranye bakiriho.
55 yeguha n'umwe muri bo ku nyama z'abana be azaba ariye, kuko ari ntacyo azaba asigaranye. Kubwo kugotwa no gusakizwa ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe yose. Ngo abagabo badamaraye, abantu bamenyereye kudamarara gusa. Mose yari yarabihanuye mbere y'uko apfa, tibazagotwa bazasakizwa, umugabo azarya inyama z'abana be. Abantu badamaraye, bemwe kutari kujya mu materaniro antuka vrema ku kazi, tuba dufite ibizamini byinshi, nta mwanya nabona. Imana izabigusosoramo, bizakuvamo. Kugeza ubwo uzabona ko Imana ari Imana. Bari baradamaraye ngo bazarya inyama z'abana babo. 57 56 umugore wa muri mwe wadamaraye akamenyera kugubwa neza gusa, utatinyuka no gukandagiza ikirenge kubwo kudamarara no kumenyera kugubwa neza gusa, azarebana imbabazi nke umugabo we aseguye n'umuhungu we n'umukobwa we. 57 ngo atabagaburira ku ngobyi iturutse hagati y'amaguru ye no ku bana babyaye, kuko azabarira rwihishwa, kuko abuze byose. Kubwo kugotwa no gusakizwa ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe yose. Ngo abagore bari baradamaraye kugeza ubwo Bibiliya iranditse ngo batatinyukaga no gukandagiza ikirenge hasi. Baradamaraye. Abo bagore nibo buzuye muri iyi minsi. Nzanira inkweto nto nagenda n'ibirenge ngo ngere muri saro. Batagitinyuka no gukandagira hasi. Aba bagore bahozeho badamaraye. Ngo Bibiliya iranditse ngo bazarya abana babo. Yandika ikintu gikomeye ntarongera kugusubiriramo. Umugore yamaraga kubyara umwana, uwo mwana akamuhisha akamuteka, yamara kumuteka agafata n'iya nyuma ye. Iya nyuma abagore bari kumva icyo mvuze, icyo Bibiliya ivuga. Agafata iya nyuma, ingobyi iturutse hagati y'amaguru ye akayiteka nayo akayirya. Kubwo gusuzugura imiburo y'Imana. Kandi Bibiliya yavuze ngo ibi byabayeho nibyo bizongera kubaho. Ni ibimenyetso byerekana kurimbuka kwa Yerusalemu, byerekana nanone kugaruka kwa Yesu. Ubwo Yesu azaba agiye kugaruka, ibi byose bizongera byisubiremo. Abazaba batwite bazabona ishano, basongera barya abana bibyariye, amuryaje mu nda ye amumari. Niyo mpamvu muhunge hakiri igihe, muhunge vuba. Ikigisho kiravuga ngo nitwe dutahiwe, kubera ko ibimenyetso byose twabwiwe natwe byizerekana ko isi igiye kurimbuka, byose byaragaragaye. Matayo 4 kuri radio na televiziyo ni intambara gusa. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko isi igiye kurimbuka natwe. Yesu yari yarakivuze, none turi kukibona. Yesu ku murongo wa 7 wa Matayo 24 yari yaravuze ngo ishanga rizatera irindi ishanga. Muri kumva ukuntu Uburusiya buri gutera za Ukraine, Abisirayeli bagatera abayisilamu, bimaze kuba kavuyo, ibihugu biri gutera ibindi, ni intambara gusa. Yesu natwe agiye kugaruka. Yesu yari yaravuze yuko ubwo azaba agiye kugaruka hazatera inzara mu isi. Muri kumva ukuntu za Somalia abantu bari kwicwa n'inzara bikomeye. Natwe hano mu Rwanda ubu hari abantu bicaye hano batigeze barya saa sita, badafite n'ibyiringiro byo kurya nimugoroba. Inzara igomba kubanza kuza. Ibyo byose turi kubirebesha amaso, biri kutubwira iki? Yesu agiye kugaruka, nta kindi gisigaye. Bavandimwe, muri uyu mugoroba
ndaguhendahendera gusanga Yesu. Yesu yavuze ukuntu urukundo rwa benshi ruzakonja. Murebe mu miryango yacu twese, nta muntu ukicumvikana n'undi. Ababyeyi ntibumvikana n'abana, ababyeyi ubwabo ntibumvikana, umugabo n'umugore bari gutandukana uko bishakiye, bimaze kuba umuvurungano. Icyo ni ikimenyetso kizagaragaza ko Yesu agiye kugaruka. Urukundo rwa benshi ruzakonje. Sinzi niba mukibona urukundo mu bantu. Biri kukubwira ngo iki? Biri kukubwira ngo ngwino vuba, Yesu igiye kurimbuka. Yesu yavuze iby'ibyorezo, hati mu minsi y'imperuka hazabaho ibyorezo bikomeye. None mutangiye kubona ibyorezo biri kuduheza mu mazu. Tuje guhinga, tuje gucuruza, twese tugahera mu mazu kubera ibyorezo. Yesu yari yarabihanuye ko ibyorezo bizabaho. Ibyorezo none biri kubaho, twabona birarangiye tukishima ngo ibyorezo birarangiye. Oya, isi igiye kurimbuka bidatinze. Bavandimwe, muri uyu mugoroba mureke nje nama. Imana idushoboze kugira imyiteguro yuzuye. Ubwo isi igiye kurimbuka yacu bidatinze, kubera ko ibimenyetso byose byagaragaye, nta na kimwe gisigaye natwe. Ni isaha tutazi bizaberaho. Twese bizasange twaramaze kwinjira mu nguge yacu, ariyo Yesu Kristo. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Nitwe dutahiwe. Muri uyu mugoroba reka mbaze abashyitsi batugendereye. Bashyitsi beza, mbese ko mwaje mushobora kwemera irarika ry'Imana muvuga muti, Mana dushoboze, tugize amahirwe twumvisha ijambo ryawe, dushoboze ubwo isi igiye kurimbuka, twe kuzaba nk'abo ku bwa Nowa, twe kuzaba nk'ab'i Sodomo n'i Gomora, twe kuzaba nk'ab'i Yerusalemu, ahubwo twebwe dushoboze Yesu azasange twaramaze kumwiyegurira mu izina rya Yesu. Mbese haba hari umushyitsi uvuga atyo, ufite icyo cyifuzo ngo ati, Mana nshoboza ne kuzarimbukira muri iyi si, ndifuza kuzabona ubugingo buhoraho. Umushyitsi ufite icyo cyemezo nashyira akaboko k'iburyo hejuru. Oh, Imana iguha umugisha. Murambure neza cyane rwose bashyitsi beza. Imana ibahire. Reka tubasabe ikintu kimwe rero. Turifuza kubasabira. Kubwira isengesho rero, mwihangane, mutere intambwe. Muze dupfukame hano basase umukeka. Niba uhari dusenga Imana. Uwifuza isengesho naze dusenge. Mutambuke mwigira ubwoba. Hano ni kwa Data. Ni kwa Data wa twese. Niba ubifite mu mugambi, mutambuke dusenga Imana. Imana ibafashe. Imana ibahire. Imana ibahire. Ntabwo turaririmba. Oya, niba wumva ko ijambo ry'Imana ntacyo rimaze mu mutima wawe, nta kindi twongera. Icyo tubahamagariye ni ukugira ngo dusengere hamwe. Reka dusabe iteraniro namwe muhagurukiraho muri dusenge. Mwegere ku mukeka, hanyuma dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, uyu mugoroba tugushimiye ijambo ryawe ryiza rimaze gutambuka. Izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye yuko ukunda umuntu cyane, ntabwo wifuza kurimbura umuntu keretse abanga kukumvira. Niyo mpamvu muri uyu mugoroba abana bawe by'umwihariko bapfukamye imbere y'ubwiza bwawe mu rusengero rwawe rwera. Nta kindi kibapfukamishije,
nijwi riguhamagara ngo ubafashe kandi ubarokore nk'uko warokoye Nowa, ubarokore nk'uko warokoye Loti, maze Yesu nagaruka bazabona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu ubona imiryango yabo uko bapfukamye hano, umwuka wera iri jambo rikomereze mu mitima yabo azabarinde gusubira inyuma. Natwe by'umwihariko nanjye umaze kubabwiriza ubwo butumwa, uzaduhe guhurira mu bikari byo mu ijuru, uzaturinde kuburana, kugira ngo ubwisigiye kurimbuka bitewe n'ibyaha biri gukorwa tuzabe twaramaze gutunganwa rwose. Satani atsindwe mu migendere yabo yose, amadayimoni agenda aca intege akongera akadusubiza mu byaha, atsindwe mu mitima yacu, maze niduhinduka abana bawe buzuye biteguye ubwami bwawe, izina ryawe rihimbazwe. Abizera barahagaze nabo bitanze mu mitima yabo, twese uzaduhe guhurira ku rurembo Siyoni, nibyo ngusabye mu izina rya Yesu.